hari umugabo wari warabonye ko umugore wiwe ashaje akwiriye kugendana n'abiki gihe, abonye ibya promesse na Jane ahita avuga ati kabisa noneho ndatsinzwe, muba muramuhuguye kandi mumuhuguza urukundo gusa mutiriwe muvuga. Uyu munsi ndagira ngo nkubwiye ngo nubwo amagambo ari menshi, abapasiteri babahanze amaso ngo bazashyingirwa nabande, ntimukuke umutima ngo mutinye, Imana ibantumyeho ifite gahunda. Ejo n'ubundi yanankoresha nkabashyingira, cyangwa se igakoresha na Claude wahanuye ngo ubu, ariko ubundi Imana yazahise ikoresha Claude wahanuye ngo nta gikwe gihari, igahita imukoresha akaba ari ubashyingira. Urumva? Ako buriya wagira PS. Ikibazo cya PS yiwe simbizi. Niba atayifite ndayimusabiye. Ariko mu minsi yashize Miruka yarabonye PS nawe. Nawe yari afite ariko yabonye PS. Ariko gahenda. Rero Imana ibamera umugisha. Agasaro TV nayo nyifurije umugisha. Sandrine Imana izamugirire neza kandi izamugeze kure hashoboka. Ari ngiye utanga ijuru. Yego sinarara ndi muhaye akakanya, ariko nahita mubwira nti nukuri mu gitabo nanditsemo ko ngo haye ijuru. Ariko kubera ko ntashoboye gutanga ijuru, wenda ibyisi byo ndabishoboye, nguhesheje umugisha uva hera h'Imana mu izina rya Yesu. Uyu mugisha Imana nibona ko ukwiriye kuwurira muri Amerika izakujyaneyo, nubona ko ukwiriye kuwurira muri Canada uzagende, nibona ko ukwiriye kuwurira muri Sweden uzagende. Bizadushimisha kuzumva Sandrine nawe yarahindutse umudiaspora. Wow. Mu izina rya Yesu. Bizanshimisha kumva Promesse yarahindutse umudiaspora. Bizanshimisha kumva Jane yarahindutse umudiaspora. Biranashimisha numvise umuntu wo ku Gasaro TV ambwiye ngo ndi umuntu wo muri diaspora, nkunda abantu bo ku Gasaro TV, nkunda ibiganiro byaho, nkumva biranshimishije. Imana rero ibamera umugisha, ariko ndahanuye ngo ikibazo cyose wari ufite, dushingiye ku bimenyetso n'ibitangaza by'uburyo Imana yagaruye urukundo rwa Jane na Promesse, ikabiri ubumbatiye nkaba mbonye yerekwa by'uburyo urukundo rwanyu rumeze. Urabona ukuntu inkoko itera igi mu cyari cyayo ikagenda ikanagamo igi. Mbonye urukundo rwanyu rumeze nk'igi riraririwe n'inkoko mu cyari. Iyi rigi riraririwe n'iyi nkoko rirarirwa iminsi 20 n'ingahe? Simbizi abize babivuga. Ubundi inkoko igaturaga ryagi rigahita rishwanyukamo umuswi. Reka mbabwire ngo ubukwe bwanyu buregereje. Ndahanuye ubukwe bwanyu buregereje. Ikindi nubwo iyi nkoko ituraga rigashwanyukamo umushwi, nukuvuga ngo ibisiga cyangwa ibikona biba biri hafi yo kugira ngo bibe byabuza amahirwe yo gukura uwo mushwi biwice. Ariko hari imbaraga z'Imana zirinda uwo mushwi bitewe n'isezerano, kandi wibuke ko hari umushwi bigenderamo. Ariko ndumva imbaraga z'Imana zivugana nanjye ngo nubwo igi rizaba riturazwemo umushwi, hari ibikona bizaba bitegereje kubuza amahirwe cyangwa kubuza umunezero w'urugo rwanyu. Ariko hari ikiganza cy'Imana kibabumbatiye, kibahaye ibyishimo n'umunezero. Ngayo nguko ubuhanuzi bwanyu. Ibisigaye aheza ni mu ijuru. Umunsi Imana yemeye yuko nzataha ubukwe bwanyu, nanjye muzame invitation, nimbura 2 byo kubatwerera ntacyo nzahagera, kuko ndi n'umuhanzi uririmba indirimbo zo kuramya no guhimbaza Imana. Naririmbye indirimbo ivuga ngo aha turi none hahoze abandi bigumemo neza, hahoze Eliya, hahoze Enoke, hahoze Yesaya na Ezekiyeli, umugabo Promesse ndetse n'abandi. Urumva? Noneho nkagira n'indi ivuga ngo amateka y'ibyakuranze warangwaga no kugira neza, kuva uwo munsi kugeza na n'ubu sinigeze mbona uwo wahemukiye. Umva akantu ushaka kubabwira. Burya kenshi nubwo tutimenya turi ibikomangoma, abami n'abatambyi b'ubwami bwera bw'Imana, kuko nasanze arizo ngororano. Sinzi niba ari cyo wiyumvisemo. Imana ibaho umugisha. Amen.
reka mbabwire ngo akaryoshye nigahora mu itama, ariko reka nshimire cyane nge pasiteri, hari ubuhamya bwanjye yamaye cyangwa se ubuhanuzi ngenda bwakiriye kandi wakoze. Hanyuma Prome, dusoza ibyo wahanuriwe, hari icyo wiyumvishemo wateganyaga cyangwa? Bo ibyinshi ni burya ubuhanuzi bw'Imana bujyana n'amabanga yayo, ariko buriya hari igihe umuntu agendana ibintu atazi ko wenda ari kado y'Imana iri gushaka gutanga. Bo ikintu numvise ni uko yavuze kumusohokana, byo nari bifite no muri gahunda, ahubwo ikibazo nyine ni uko agiye kujya ahora yiteguye, ariko ku bindi byose ntago njya nshidikanya ku mugambi w'Imana cyangwa se amagambo yavuye mu kanwa k'Imana. Abisilamu baravuga ngo inshallah, abandi bakavuga ngo Imana nibishaka, kubera Imana muri rusange byose birashoboka. Ndabyemera cyane kandi bingirirweho, njye se nananirwa kugenda muri niki hagashya. Hanyuma Jane nawe ndamubaza, hari ubuhanuzi Pasiteri Ezekiel yavuze, hari ibyo wiyumvishemo? Murakoze cyane. Nabyumvise byinshi kuko Imana ntivuga rimwe cyangwa kabiri, ntago ari ubwa mbere mbihanuriwe, nyine arongera abisubiramo kandi n'abantu batandukanye babimbwiye. Icyo ni ikimenyetso kigaragaza ko yari mu mugambi w'Imana cyangwa se ari mu mwuka w'Imana. Ijambo ry'Imana rikavuga ngo hahirwa uwemera cyangwa se uwizera atarabona ko ibyo umwami Imana yamusezeranije ko bizasohora. Rero ngewe ndabwakiriye, shingiye ko nubundi ibi byose yari yarabihanuye, nizeye ntashidikanya ko ubu buhanuzi buvuye ku Mana kandi bizasohora. Amen. Ijambo rimwe kuri Pastor Claude. Pastor Claude nawe nyine ndamushimira ko nawe nyine ni umukozi w'Imana mu ruhande rwe. Buri muntu wese afite uko yahamagawe, kandi buri muntu wese burya n'umuntu rega ntago ari Imana. Umuntu ntago ari Imana, ntago umuhanuzi rero abasha kumenya ibiri mu mutima w'Imana byose, abasha kumenya aho igice, kuko ijambo ry'Imana rivuga ngo yabahaye guhanuraho igice. Birashoboka ko yahanuriye igice ku byanjye, cyangwa se birashoboka ko n'Imana nyuma yaje kumusanga ikaba wenda yaramuhaye ubuhanuzi bundi, uretse ko Imana itivuguruza. Nawe nabishobora wenda afite message, nawe nta kibazo numva yazayiduha nayo kandi tukazayakira. Yego, ntibizamuca intege. Munsi yari mwiza dugisega. Promesse, ijambo rimwe kuri Claude. Claude nyine jewe nta Imana imubabarire, nyine yamanuriye nabi. Irindi kuri Ezekiel. Kuri Ezekiel mu by'ukuri ntabwo abantu batahita banira amabuye ngo Imana imubabare yamanuriye nabi, ariko ngewe nambaye umubiri. Nshobora kuba wenda naratekereje ko ibintu yamanuriye bitaba byo, ariko nanone bikaba bishoboka. Ariko wenda byatumye hari ubwirinzi wa mugani ngira. Kuri Ezekiel rero ndamushimiye. Bo ijambo rimwe namusaba, dufite channel uzadusure kuri channel yitwa ngo iki? Yitwa PROMESSE and Jane. Ni urubuga duhuriraho n'abakunzi bacu. Bajyeho bagukandire subscribe kugira ngo nimpagera bazahita babibona. Ikindi kandi nanjye ngira channel bayita Kiranuka TV. Ukumva ukuntu ibi byanjye bigendana n'umwuka w'Imana. Naho bajyeho bansangeyo, ariko kandi mu gihe ndi kwitegura kuza kuri PROMESSE and Jane, babe babikora hakiri kare birukanke, kuko ngiye gusenga. Birashoboka ko Imana itazaba yampaye ubutumwa bwanyu, ahubwo yampaye ubutumwa bw'abantu bagiye kujyaho. Kandi no ku Gasaro umuntu ubibonye ari bwo bwa mbere, nzagaruka nzanye ubundi butumwa, kuko ntabwo ari rimwe, ntabwo ari kabiri. Imana izakomeza kugenda idukoresha. Bakande hakiri kare kugira ngo ayo macano yose uko ari atatu, urumva uko ari atatu, bazajya bansangaho, basangeho ibibwirizwa by'Imana, ikimana ishaka ku bantu bayo babisangeho. Rero navuga ngo nibaharare, bahakwame, baharire, bahogere, bagire gute, bajye bakanguka bajya kuri Agasaro TV, bajya kuri PROMESSE, bajya no kuri Kiranuka, ubundi amavuta azamuka. Ubundi mu bindi byose mbifurije umugisha w'Imana n'amahoro y'Imana. Bari badukurikiye, Imana ibadabagize. Uwari uri mu bukode, Imana imukure mu bukode. Uwari wabuza yo kwishyura, Imana imwishyurire mu izina rya Yesu. Kandi nihagira ikintu Imana iguha,
wibuke mugenzi wawe, wibuke umuvandimwe. Niba hari ahantu ubona Imana yawe, muri iyi minsi mfite ijambo ndi kwigisha abantu, navuga ngo ikibi cy'umuntu w'inshuti yawe agukoreye ntikikakwibagize ibyiza cyangwa icyiza yigeze kugukorera. Urumva Promesse? Ikibi Jeni yagukorera ntikizakwibagize ko hari urukundo yakuboneye. Ikibi nagukorera ntikizakwibagize. Niyo mpamvu na Claude ubuhanuzi yaguhanuriye bwikwibagiza ko Claude byibura hari igihe yaba yarigeze kuba umukozi w'Imana cyangwa se hari nabo yabereye umukozi w'Imana. Rero ndabashimiye, Imana bamugisha. Abazanshaka sinzi niba akanimero nakavuga, ngiyewe mfite impano yo gusengera abantu. Iyo nanze nimero mba numva ndi liberite. Ni 0787 68 7 6 6 0787 7 68 6 68 0787 7 Promesse, wibuke ko wabuze amafaranga, ko nakubuzeho ituro ryo guhita uhereza Jeni kugira ngo agire. Ubwo umuntu wakorwa ku mutima agashaka kugira ngo akore icyo Imana ivuganye natwe hano mu kiganiro, hamagare Promesse, hamagare Jeni, ibibazo byanyu, ibibazo cya Jeni kirangire, nawe tuzongere guhura avuga ati Uwiteka ndamushimiye Rotando Kid, maze amavuta azamuka. Kandi na Sandirine mu muremere, inyota iba yamwishe, ubundi akwiriye amazi. Imana bamugisha. Reka mbashimire cyane Promesse and Jeni, mbashimire muri rusange cyane ko mujya muvuga ati turi umuntu umwe. Ntabwo ntibabizi koko. Noneho reka nshimire na Pastor Ezekiel wabazaniye ubutumwa bwiza bw'Imana, ati aba bantu hari icyo Imana yabantumye none reka mbabagezeho. Nawe yakoze cyane pe. Murakoze cyane, Imana ibaha umugisha. Kandi namwe nishimiye yuko munyakiriye aribwo bwa mbere ku Gasaro TV, ntabwo warunzi. Wenda Jeni we twari tuziranye ko twigeze gusengana ahantu, tujya dusengana niyo mpamvu we twituziranye. Promesse ntabwo twe tuziranye. Icyo kora iyo nziranye na Jeni birumvikana ko Promesse tuba twamaze kumenyana. Rero ndabashimiye ko mwanyakiriye, kandi nshimiye n'abantu bose bakurikiye iki kiganiro bakagisoza. N'utagishoje nawe Imana imumugisha apfa kuba yakurikiye ikiganiro akumva umugambi Imana ifite kuri aba bombi ndetse natwe twese. Imana ibaha umugisha mwese. Gasaro TV.